bavandimwe basangira ngendo, nshuti zanjye z'akadasohoka z'ahashize, nongeye kubandikira iyi baruwa ngira ngo mbibutse kandi mbibuke. Ese muraho muragumye? Muraho ni amahoro se? Aho mwerekeje bimeze gute? Yo, ndabyibuka bya bihe by'ahashize twabanyeho namwijyane, twabanye dutobana utwondo, twabanye duhuza, twabanye dufashanya. Ese mwagiye? Ese nimunkumbuye? Nge ndabakumbuye cyane. Nitwa Dore niyo mugabo, mbandikiye iyi baruwa ngira ngo mbadaje nanone mbibutse nimuzibagirwe. Muraho ni amahoro? Ese mama muracyanyibuka? Bavandimwe basangira ngendo, nongeye kubandikira aka kabaruwa ngira ngo mbibutse ibihe by'ahashize. Yo, ese murabyibuka? Ese muribuka igihe twabaga turi abana mu myaka 15 ishize? Murabyibuka se? Reka twongere dusubize amaso inyuma, twibuke igihe twabaga tukiri abana, twabaga tubayeho namwijyane, tubayeho duseka, tubayeho dusabana mu buryo bugiye butandukanye. Oya se, reka nongere nibuke igihe twabayeho turagira. Ese nawe wararagiye? Niba wararagiye, hita usubiza amaso inyuma utekereza umuntu mwaragiranye. Oya si umuntu umwe, kuko akenshi wasangaga abana bahambere baragiraga bakaragira amatungo magufi, ugasanga umwana umwe aragiye nk'ihene zirenga 50, 60, 80, kandi zose akazicyura nk'uko yazahuye. Urabyibuka se igihe mwabaga muragiye mukaba mufite ihene imwe muri karitsiye cyangwa se mu karere cyangwa se mu murenge iyoboye izindi, ndavuga mu kurwana, mwahuzaga ihene zose, ugasanga uyu munsi wa none wahuye hano, ejo ukahura ahantu harenga ibirometero n'ibirometero ushaka kujya guhuza ihene yawe iyoboye izindi muri izo karitsiye ngo urebe ko n'ahandi yabiyobora. Twabaga dufite ihene imwe iyoboye izindi mu kurwana. Oya, ibyo ngibyo nk'aho bitabaga bihagije, n'abashumba ubwabo bahitaga batangira guhangana bakamenya ukaze muri bo. Ndavuga mu myaka 15 ishize. Subiza amaso inyuma, noneho iyi hene yamaraga kurwana n'indi hene, n'abashumba ubwabo bahitaga bahura bakagwana bakamenya uyoboye muri bo. Oya nanone, uribuka se igihe wahuranaga n'umuntu mukahura museka mukundanye, ariko igihe kimwe cyagera Satani akabateramo nk'ihene imwe ikajya kona, noneho mugasiganira kujya kuyitanga. Guhera ako kanya nyiri hene agahita acukubiri n'uwamusuzuguye kujya gutanga, mugahera ko mugashwana burundu paka murinze mucyura. Ariko ejo mwakongera kwahura cyangwa se kujya kuragira mugahita mwiyibagiza umunsi warangiye. Mbega oya, hongera wibuke usubiza amaso inyuma mu gihe mwari muragiye. Ese uribuka ya modoka yacu? Oya, ndavuga moto, ya pfizi y'inama watahagaho igutwaye mu mugongo. Oya se kandi uribuka se kandi nanone aho wavaga mu murenge umwe werekera mu wundi murenge ugiye kureba ibitaka? Nimvuga ibinonko se murabyumva? Nimvuga ibinonko murabyumva? Uribuka igihe wavaga mu murenge umwe ukerekera mu wundi murenge ugiye kureba ibinonko byo kubaka rondereza? Oya, rondereza si ubwo muraza kubyumva, ndavuga nyirarunonko cyangwa se runonko. Icyo se muracyumva? Abana bato ntabwo bari buze gusobanukirwa runonko cyangwa se. Okay, uribuka igihe mama wawe cyangwa se papa wawe yagupfunyikiraga ibijumba bibisi ndetse n'ibirayi bibisi, akaguha n'akabiriti? Kibiriti se murakizi? Ka kabiriti ka gazi, ibi ngibi by'imyambi byari bitarazaho, none akaguha n'ako kabiriti ka gazi
ako kantu kabaga ari akantu k'ibanga umushumba yabaga afite, ntabwo wakamuburanaga iyo yari umushumba yabigize umwuga. Oya se nanone, maze wagera mu ishyamba ukaza gucana umuriro ukotsa bya bijumba. Mwese uko muri abashumba mwese ugasanga buri muntu yagiye azana icyo agomba kotsa, byamara gushya mwese mugashyira hamwe mukajya mutera imigwi, umwe atora kimwe undi atora ikindi, umwe atora kimwe undi atora ikindi. Uwashoboraga kwizigama iyo umwe yabimaraga mbere ake kabaga gashobotse, abandi baramunotsaga ngo notso. Oya, reka ibyo muri karitsiye mbireke cyangwa se ibyo kwivuko, ahubwo nigerere mu mashuri, nongere nibuka ibihe by'ahashize byo mu mashuri byari biteye ubwuzu ndetse n'ibyishimo. Ese waba wibuka nk'udushya nibura 10 twaranze abanyeshuri bahambere? Reka mere mu gukina umupira w'amaguru. Abahungu mwakinye umupira w'amaguru karere, wari umupira ubanze mu mashara cyangwa se mu mashashi, ukaba uharagishijwe cyangwa se ubanzwe n'ubudodo. Iyo wabaga ubanzwe n'ubudodo wabaga uri umuntu ukaze cyane. Abenshi bakoreshaga amashara, ndavuga ibirere. Abanyeshuri benshi bakinaga umupira ukoze muri plastique, bapfunyikaga ariko bakawupfunyika neza, bakawubanga neza, bakawuharaga, bagahambiraho imigozi myiza, bakagaharaga bye, bakakagira neza cyane nka baro. Nubwo atari umupira wa nyawo ariko barawukundaga cyane, barawukinaga bakuzura ubwuzu bakishima. Ariko nanone habagamo imbogamizi, kuko nyiri umupira iyo yumvaga adashaka ko bakomeza gukina yarawutoraga ntihagire icyo umukoraho. Oya nanone, iyo wiganaga n'umuntu wakundaga kubanga umupira cyangwa se wabaga ufite umupira uri shefu ukamwandika mu basakuje, umve weri uwo munsi wahitaga ucuka ukubiri no kongera kujya mu mupira, cyangwa se iyo batoranwaga ntabwo webo bagushyiragamo. Iyo nyiri umupira nanone kandi mwabatsindaga cyane mukabatsinda ibitego byinshi, yahitaga atora umupira, ubwo umupira ukaba urahagaze. Muri makeya icyari icyitonderwa ntibyari byemewe gutsinda ikipe nyiri umupira arimo. Ikipe ya nyiri umupira arimo niyo yagombaga gutsinda, kuko nawe ubwe yabanzaga agatora ikipe yajonjoye neza cyane, irimo abakinnyi yizeye kandi bari buze gutuma atsinda, kandi abakinnyi bumvikana. Nyiri umupira ni wari kumugira mu mupira mutumvikana. Muri makeya umuntu yabaga afite umupira wa karere yabaga afite inshuti nyinshi zidasanzwe, yabaga afite inshuti yariyeguriye imitima y'abanyeshuri. Reka nanone tujye ku bakobwa. Urabyibuka se muko? Urabyibuka mu myaka 15 ishize ubwo wabaga uri ku ishuri wiga mu mashuri abanza, ndavuga amashuri y'icyo wiga gusimbuka umugozi. Muribuka twa turirimbo mwaririmbaga se murimo gusimbuka umugozi? Muratwibuka? Abakobwa bakundaga gusimbuka umugozi baririmba indirimbo zishimishije cyane, inshuti zareba cyangwa se zakumva n'izo ndirimbo zigaseka cyane zigashwanyuka. Reka nongere nibuke bya bihe by'ahashize ubwo mwarimu yazaga mu ishuri. Oya nanone reka nongere nibuke igihe mwarimu yateganyaga kuza mu ishuri, abanyeshuri babaga basaze basizoye, babaga basakuje cyane bidashoboka. Umwe yicaye, undi yasinziriye, undi ari imbere, undi yikoreye amakayi, undi abandi bari kuganira, abandi batuje, umwe yigunze. Yewe ariko se urabyibuka? Ongera usubiza amaso inyuma mu gihe mwumvaga ngo mwarimu araje cyangwa mukumva imirindi ya mwarimu.
mwese mu masegonda makeya cyane kabisa, nk'amasegonda 3 mwabaga mumaze kwisunganya no kwisubiza ku murongo, ugasanga mwese muriteguye kandi mufite ikayi muri gusoma, mwubitse mwese umutwe mwikayi muri gusoma. Oyazi urabyibutse ibyo bihe? Noneho mwarimu yaza akica icyara akavuga ni abanyeshuri banjye bariga kandi barabikunda cyane, byahe byokaye ko ibyo ngibyo muba mubikoze mu masegonda makeya nyuma yo kumva imirindi yiwe. Murabyibuka se? Ongera wibuke nanone mu gihe mwasangiraga ikayi n'umunyeshuri mwicarana cyangwa se mwiganaga. Urabyibuka se igihe umunyeshuri yabaga yibagiwe kuzana ikayi cyangwa se ikaramu, umunyeshuri ukaza kumwemerera ati ndaza kugugurira super deep cyangwa se bombo cyangwa se ndaza kuguha icagi, bityo akemera ko muri buze gusangira ikayi. Mwarimu yaba ari kwigisha mwese mukayirambura, cyangwa se ukamuha agapapuro nawe akaza gufatiraho note mu rwego rwo kugira ngo mwarimu naze kumuvumbura. Ibi byari ibihe bidasanzwe nshuti yanjye, nongeye kukwibutsa bya bihe ibyo ku ishuri. Ese uribuka iyo umunyeshuri umwe yakoraga akantu kadasanzwe abanyeshuri bose bagaseka? Urabyibuka se iyo wabaga wicarana n'umuntu, uwo muntu akajya ahora kugirigita cyangwa se agusetsa bidasanzwe? Bityo hari igihe umwe yakoraga akantu gasetsa cyane abanyeshuri bagatangira guseka, ariko bakagaragaza ko bagomba kubihishira umwarimu. Umwarimu akajya kumva abanyeshuri bose baraturitse barasetse, n'uwari ukoze ako kadega nawe agaseka, mwarimu akabura uko abigenza, akavuga ni ubwo se ndahana ishuri ryose cyangwa ndabigenza gute? Mbega ibihe bidasanzwe. Ndongera kukwibutsa nshuti yanjye, uribuka se ubwo mwicaraga mukicara mu ishuri mwese muteranijwe cyangwa se muhuje umugambi wo kwita abarimu amazina adasanzwe? Urabyibuka se? Wise wibuka amazina wagiye uhimba abarimu bagiye bakwigisha, kwita amazina abarimu y'ibanga? Murabyibuka abanyeshuri bamwe bitiraga abarimu amazina y'ibanga hagati yabo, bakayasakaza mu inshuti zose zikaza kubimenya. Nyuma y'ishuti ikigo cyose kikaza kumenya ko mwarimu uri yahimbwa izina. Iryo zina bahita baba inshuti naryo paka kurinda uwo mwarimu avuye muri icyo kigo. Murabyibuka se? Uribuka uturirimbo wagendaga uririmba uri kujya ku ishuri? Iyo abanyeshuri bagendaga n'amaguru bajya ku ishuri bakundaga kuririmba indirimbo bagaseka cyane mu nzira. Uribuka se nanone kwibagirwa umukoro mwarimu yaguhaye? Ese uribuka mu gihe wibagirwaga homework? Hari abanyeshuri bavugaga impamvu nyinshi zisekeje iyo babaga bibagiwe umukoro, nko kuvuga ngo imbwa yantwariye ikayi, cyangwa se bakavuga ngo nageze mu rugo usanga ababyeyi barwaye. Oya se, umunyeshuri ntiyaburaga impamvu habe na gato. None se nanone ribuka guhiganwa mu gutsinda amasomo? Byanga byakwemera mu ishuri wigagamo habaga harimo abanyeshuri babiri batandukanye. Bamwe berekanaga mu gihe mwabaga muri gukora umukoro cyangwa se exam, bakerekana ntibashyireho ukuboko cyangwa se ntibashyireho iyindi kayi, wowe mwicaranye ukajya ubareba. Babyita se gukopera? Oya, babyita gukopeza. Nanone uribuka se abandi banyeshuri babaga ari no stress, hakarambura ikayi nta kintu yakinzeho? Muri make abanyeshuri mwiganaga habagamo bamwe bitwa abanyamwigendaho. Hamwe utari gushobora kureba cyangwa se kumukopera kureba ku ikayi ye, yahitaga yubikamo umugongo, akubikamo umutwe, none agashyiraho n'ikiganza ku buryo utari buze kureba ibyo yanditse. Ariko hari n'abandi banyeshuri bagukopezaga.
urabyibuka se? Wise wibuka umunyeshuri yari umuhanga ariko ari nyamwigendaho? Wibutse uwamukurikiraga se? We yabaga ari Nose Terese. Uhiganwa gutsinda, iryo ni irindi banga rikomeye cyane kuko abenshi bararikoreshaga. Ucunze nabi wahasigaga n'ubuzima. Iyo umwana yatahaga akabwira umubyeyi ko wamurushije amanota, byabaga ari ikosi rikomeye cyane, habagaho uburinzi bw'Imana gusa. Murabyibuka se? Hari igihe abanyeshuri bahiganwa cyane gutsinda amasomo, ugasanga bose barashaka kuba uwa mbere. Ibi ngibi byatumaga abanyeshuri bagira amanota menshi cyane. Muribuka se igihe cyo kuruhuka? Igihe cyo kuruhuka cyangwa se muri iki gihe babyita pause, cyabaga ari cyo gihe abanyeshuri bose bishimiraga cyane. Oya, ongera wibuke. Ese mu kigo cyanyu mwari mufite kadende? Kadende se urayibuka? Urayibuka se? Iyo bayisonaga cyangwa se bakavuza ifirimbi cyangwa se bagakoresha n'ibindi bimenyetso mwari muhuriyeho ko ari cyo kimenyetso gikoreshwa mu gihe mugiye muri pause, iyo icyo gihe bagikoreshaga cyangwa se icyo kintu cyasonaga, abanyeshuri bose mu kigo wahitaga wumva ngo bose ukumva barasakuje, bose basakurije icyarimwe. Kandi nubwo mwabaga muri mu kizami, nubwo habaga harimo mwarimu umeze gute, mwese mwiteraga hejuru muhita musohoka ntacyo bivuze, muhita musohoka ntabyo guteguza mwarimu, na mwarimu nawe ubwe nawe nta kindi yarenzagaho uretse kuzinga amakayi n'ibitabo agasubira muri sare. Yewe nshuti yanjye, ndagushimiye wowe tubanye muri iki kiganiro. Nk'uko bisanzwe njye nitwa Desire Niyomugabo. Nk'uko mubibonye, ubuzima bw'abanyeshuri bahambere bwari bwuzuyemo udushya, urwenya n'ubushuti bwinshi. Nubwo batari bafite itumanaho cyangwa se telefone, bari na internet bari bafite ibyishimo byinshi cyane no mu mutima. None inshuti yanjye, ubu ngubu bimeze bite? Kwikoranabuhanga ryaganje muri twebwe, ubu bimeze gute? Njye nitwa Desire Niyomugabo, ndakwibutsa gukanda subscribe kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube channel yitwa Ahashize TV. Ndagushimiye wowe tubanye muri iki kiganiro. Ibuke gukanda like, subscribe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nko gusharinga. Nshuti yanjye, niba wifuza kwamamaza, twandikire kuri izi nimero ubona hasi maze tugufashe. Imana iguhamagara mazima kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.